Eyo, this a boy Galas, aka umwana w'umunyamurenge. Nkuko mubibona turi kumwe n'umusaza Kanyamukwengo w'imurenge utwigisha iby'Kanyamukwengo w'imurenge utwigisha iby'imurenge nzagukubita copyright turi mahanga utazapfa gukubita inyapfa copyright tanga gukubita inyapfa uranyicira indirimbo no kureka ya nkuko mubona turi kumwe n'umusore Kanyamukwengo uyu munsi turaganira byinshi mutarimo muziho abitubwire tumenye neza uwo ari we dutangira ariko intro uyu munsi ni nkaho ari show ni waki ni iki ni iki imbaraga zanjye nawe umukora kwanjye nawe umusanzu wanjye nawe ibyo bizasana murenge imbaraga zanjye nawe umukora kwanjye nawe umusanzu wanjye nawe ibyo bizasana murenge Perusi ukanyasamaza nakenda nanyama namutekano na faranga aho yabungiye yaburiye n'inzara iyagize ngo arakurundura umutwe bagiye guhiga icyahereza abana bamutera amacumu n'imihoro gatatu kumva amarira n'imiborogo hari icyo wakora Perusi ukaramira nyasamaza wasize ukaramira umwanya wasigayeyo imbaraga zanjye nawe ugukora kwanjye nawe umusanzu wanjye nawe ibyo bizasana murenge imbaraga zanjye nawe ugukora kwanjye nawe umusazi wanjye nawe ibyo bizasana murenge bwabagize ari mukamushambaru bamusanze aragiye mu biraro bashorera inyana na za nyina abirire n'amacunda bari icucu na muhondo ntakirya ntakiryama iyagize ngo arapfurundura umutwe bagiye guhiga icyahereza abana bamutera amacumu n'imiyoro gatatu kumva amarira n'imiborogo hari icyo wakora nzabakiza ukaramira uwanyu hasigayeyo imbaraga zanjye nawe ugukora kwanjye nawe umusanzu wanjye nawe ibyo bizasana murenge imbaraga zanjye nawe ugukora kwanjye nawe umusanzu wanjye nawe ibyo bizasana murenge ibyo bizasana murenge ibyo bizasana murenge ibyo bizasana murenge ibyo bizasana bari bazi ko aribyo bavuze abahanzi umwana w'umunyamurenge bari bazi ko aribyo ugiye kubwana nawe yabaza nawe hagenda ko mbibuka
Chage nari muri mudu mbi cyane. Ese ko tuzogira gute? Umusozi. Muguri n'abana banciye mu kanwa. Twakuza dukombeka. No baba. Bro, impamvu ntangije izi ndirimbo nuko nzi ko nizo ndirimbo indirimbo nzikunda kandi warazinkundisha nanjye kabisa indirimbo nazikunze fo niyo ndi mu rugo nkayitekerezaho mpita hari n'abantu batari bazi ko nje bavuza no magambo muri ndirimbo ya Galasi ngo baguciriye mu kanwa abana bende ngo twa indirimbo z'amatwi isuku tuzogira uko abanyamurenge tuzogira gutabana twabyaye amahanga buzuye ariko ngo tuboga kudutabara nk'uko Imana abantu bazo kwireba indirimbo musanzu by Galasi bro ibi ngibi tuba tubikoze kugira ngo twibutse abantu dukumbuza abantu iwacu ariko mbere yuko dutangira ikiganiro reka dushyiremo Mulenge na Byura ngaho sasa ngaho ubunyishe kabisa Mulenge na Byura reka nzanyirebe cyangwa uyishiremo aho yakoresha phone ntari reka turebe Mulenge na Byura urabifite yes yari mwararenganye umwana w'umunyamurenge Galasi umunyamurenge uwamaza ndashobora utembaduga niko natwe tutazigera twibagirwa iwacu turahibuka kwa Mboga ikizingo no kwa Mboga muri Byura no kwa Mboga mu Cyambo no kwa Mboga amagambo muyareke mvuga mubishyire mu bikorwa maze muze dutare ishano kubako hari abafite imbaraga batarwanira ubwoko nudakora njyewe nzakora ibya Kayisari umiye Kayisari nanambara isenge zabugira niko natwe tutazigera twibagirwa iwacu turahibuka kwa Mboga ikizingo no kwa Mboga muri Byura no kwa Mboga mu Cyambo no kwa Mboga ni mtango tunataka kila moja na mchango ni lazima tutafika nyumbani kwetu Mulenge maadui watahepa sisi wote tukipanda nyumbani ukwamaza ndashobora gutembaduga niko natwe tutazigera twibagirwa iwacu turahibuka kwa Mboga ikizingo no kwa Mboga muri Byura no kwa Mboga Cyambo no kwa Mboga ni mpango tunataka kila moja na mchango ni lazima tutafika nyumbani kwetu Mulenge maadui sisi wote tukifunga mikanda tukipanda nyumbani tukipanda nyumbani matoro matumaini salamu sana kawana iulele kapoporipo kamina minango turahibuka kwa Mboga ikizingo no kwa Mboga muri Byura no kwa Mboga mu Cyambo no kwa Mboga turahibuka kwa Mboga ikizingo no kwa Mboga muri Byura no kwa Mboga mu Cyambo no kwa Mboga izi ndirimbo ni umutimane hano wakoze umuti kabisa big up umuhanzi wakoze indirimbo 20 mu mwaka umwe harimo zino za Mulenge tu bro indirimbo zaje gukoraho Galasi
man, izi ndirimbo ziba ziteye emotion. nifuza umunsi umwe kuzibona Soon tuzagira bro sijali. So ni niyo gahunda turimo. Kibazo nta kibazo. Sawa. Kumeze neza. Sasa rero Kanyamukwengo nagusubiye nubwo dutangire mu bintu nk'ibi kazana amarangamutima ariko zazishegesha abantu kabisa. wari umeze ute bro? Fresh kabisa. Kuva utwaye igihembo cy'umukomedi w'umwaka twabonana best comedian bisibe cyane mu rurimi rwo mpuzamahanga kugira ngo abantu batabimenyeze ni waki wabyakiriye gute bimeze gute? Bo kwanza kwa mbere felicitation nawe uri mu bantu nawe batwaye ibihembo bibiri, igihembo cy'umuhanzi w'umwaka n'igihembo cy'indirimbo y'umwaka. Nanje rero natwaye igihembo cya best actor of the year 2020. Natwaye igihembo cy'umu acteur w'umwaka wa 2020. Byaranshimishije, narishimye, nibwo bwa mbere nari mbonye igikombe bene kuri iruhande rw'ifoto. Biriya bikombe byaratunejeje twese, usibye ko wenda imitegurire ya mbere ntaje twayinenga, hari amikoro atarahagije yararimo, kuko ibikombe ni ibintu biba bigomba guherekezwa n'imiduga, tukaduvuga baduha imiduga. Ejo ndari umuntu ahanduye ngo se uko twabonye watsindiye ngo igihembo ngo nyine ngo plaque yawe ni iyihe? Tufata urufunguzo rwa gate rwa gate niwo rurerure naravuze ati dore nibyo ariko turashimira umurage bagerageje gutegura kiriya gikorwa mu bushobozi buke. Timu ya MULENGE Talents Award bose bateguye kiriya gikorwa tu babikoze. Utaha wenda wazabona abaterankunga tubonemo akantu gafatika. Abo baterankunga nibo dukeneye kandi barahari ko baratureba. Ariko nanone impamvu tugarutse kuri iri rushanwa rya MULENGE Talents Awards, abari mu makategori byo byarumvikanaga ko uzatsinda azava muri babandi, ariko habaye surprise yo guhemba aba legend, abantu byabasaga nkaho bitunguranye batari muri competition, abantu bakoze ibintu batangije ibintu. Urabizi ko nka Museveni niwe wasohoye indirimbo ya mbere ivuga ku by'umuco, yagombaga guhabwa igihembo. Hari abakinyi ba filime n'ibiki bawusare nawe n'abandi, ariko hari umuntu abantu benshi bafata nka legend. Niyo tugiye gukora interview tumugarukaho tuvuga ngo turi kumwe na legend, kandi koko ni legend, ariko nta gihembo yahawe. Uwo nta wundi ni Gaston Terezia Wise. Wewe kuri we wabibonye gute bro? Bo sinzi kubera ko mu mitegurire wenda ya MULENGE Talents Award bashobora kuba hari ibintu bindi bagendeyeho, kubera ko hari ibihembo byaje kugaragara bitari mu marushanwa, yani bitahatanye, byabaye surprise, yani ni surprise n'ukuremera. Baremeye abantu bahaye aba legend kandi ababihawe barabikwiye. Usarire nawe nibo batangije bino bintu by'amakomedi. Usarire nawe ndibuka komedi yabo ya mbere badinga. Uzi kudinga nukuro bibidinga. Bariko baroba injanga mu isahani bagiye kurya, bazana isahani buzuza umwita bashiramo injanga nka zibiri bakaza barebesha kandi tuyano twakera cyane. Bo nani Usarire nawe bari bakwiriye igihembo nyine cy'aba legend, na Museveni yaragikwiriye, ariko kandi byo narimvuze sinzi byo bagendeyeho, na Gaston Terezia Rudoviko mu ba legend yarakwiriye guhabwa igihembo. None se mu gihe uhari Gaston umwakta bari harya niba Usarire nawe na actor, none se kuri wewe urumva bari guha aba actor babiri kandi bagombaga guhuma? Hariya bahaye ba legend nyine legend umwe baba barahaye babiri. Baba barahaye na Terezia no barabikwiriye. Man, Terezia ni umuntu watangiye bino bintu kera kabisa, kera cyane. So mu gihe bari batanze byo guheza n'abantu nyine ba kera, Rudoviko naba yarajemo gusa nyine, ariko ntitwovuga ngo wenda hari ukuntu babiteguye kandi nyine babikora kuriya babikoze. Nibo bazi icyo bagendeyeho n'impamvu. Twebwe nyine turabivuga nk'indorerezi niko navuga, ariko wenda ubutaha nyine hari ukuntu bizogenda neza. Ubundi iri rushanwa n'ubwa mbere ribaye mu Banyamulenge ntiturizi amakosa yabaye
yagombaga kubaho n'ubundi kubera ko tutabizi ariko buriya ituru ya kabiri uyu mwaka uza ndibaza ko bizoba byiza kurushaho cyane kandi abantu bose bakabona ko ibintu bimeze neza. Hanyuma ku bantu ngenda twari kumwe mu irushanwa ariko ndakubaza nk'undi muntu gusa usanzwe ririya rushanwa amafaranga wakuyemo urateganya kuyaguramo iki gukora iki? Nigeza ubwira abafana icyo uzayaguramo aho uzagurira niho nzagurira gala nugura imodoka aho uzayigurira niho nzagurira uzaba uri kunyiganisha ajya nawe uzogura iyawe ngura iyanjye mu mafaranga y'ibi bihembo nugura imodoka nanjye nzaye hanyuma Kanyamukwengo reka nkubwire ko mani isaha yanjye biti byaye none yakwanze nushaka kuyizana naje ziwa uko nukuje guziko dosigaye fundika neza tubegereye naraje Imana ishimwe wankuye kule urumva noneho ikindi kintu ndifuza kukubaza urabona abahanzi hari ikintu twita kuva kuri level ukajya kuyindi bro mu byukuri nta muntu w'umunyamurenge kuri ubu uri kuri iyi si ya rurema utazi Kanyamukwengo w'umunyamurenge reka mperaho hanyuma aho ya ntabo nkeretse udakoresha social media urumva udakoresha social media ariko umuntu wese uri kuri smartphone ukoresha machine akajya kuri YouTube azi Kanyamukwengo niki uteganya gukora kugira ngo uve kuri ya level usanzweho kuko wayimaze kuyitindaho kandi nuyitindaho bizatuma ejo undi mwana ashaka gukora ikintu akagusanga kuri ya level niki uteganya gukora kugira kuko nk'abahanzi biroroshe twebwe mpita mvuga ati ndi gushaka collabo wenda na runaka tunkore ikintu mpuzamahanga mu buryo bwa acting ya comedy urabiteganya gute? Galas rero bajije ikibazo ciza ni ukuvuga ngo icya mbere ni ugushima Imana kubera ko uko bino bintu dukora nubwo abantu benshi babitekereza ukundi hari abantu benshi babitekereza bakavuga muri birara mwarayobye mwagize gute kubera ko tatubonaga ahasanzwe hamenyereye abamambure twebwe ni ngaho twamenyereye mu ikanisa umuhungu umwe niwe bigeze kuvuga hari umuhungu wari ushimye aravuga ngo bwa mbere yageze kuri gitari ngo yigaga mu wa kane segonderi ngo amare uwo muhungu aramubwira ngo ahiwe ngo natwe sibyo ngibyo tubivuga ngo twebwe umuntu azayiga gukambakambira kuri gitari n'ubwo twebwe gatwahabaye nk'umuntu rero iyo babonye ukoze ikintu kitari hariya bazama kwitikira ariko byose ni impano z'Imana ni impano ari uririmba ari ugira gute twese ni impano rero ibyo wari uvuze urabona hano tururahazi hano muri Kenya urahazi kandi muri Kenya abantu bahari bashoboka bakora comedy ndibaza ko benshi twagiye dukorana amakora bo ba Gasto ba Rusaku bandi abo bose n'abanyamurenge n'abaje kugira international nk'ubu wenda ku rugero ukaba watekereza gukorana na ba Papa Sava ukaactinga muri Papa Sava ukaactinga muri film imwe wenda na Kanyombya muri bamenya umuturanyi n'ibiki urumva bro icyo kintu nicyo twifuza hari icyo uteganya kuri icyo kintu kuko nanjye mu muziki nakubwira ngo wenda maze gukorana na collabo na Kidumu maze gukorana na Hope indirimbo itaramara n'iminsi 3 yitwa mama yawe cyane kabisa no mu tipo watwaye award ya Task Project FM season 6 watsinde miliyoni 5 z'amanyakenya so n'umuhanzi ukomeye muri East Africa so icyo nicyo ndi kubaza kugira ngo twumve level kuko level y'abanyamurenge ni wowe mwami ubungubu kubijyanye na comedy oya nibyo uri umwami kabisa so no kuvuga ngo Galas rero kuri icyo kibazo warubajije ubu nyine nari ndi hano muri Kenya kandi hano nyine kubera bino bibazo bya covid gukora déplacement kwideplace ukaja ahantu n'ahandi biba bigoye ariko ni ukuvuga ngo gahunda mfite ni ugukorana n'abandi apana kwa ngo abanyamurenge ndashaka gukorana n'abandi abanyarwanda abarundi ndetse nuko nyine ari intuze urabona nk'aba hano muri Kenya bamaze gutera imbere cyane kubabona nyine biba bisaba kushora kandi ubushobozi ntiburaba bwinshi bwo gushaka kubera ko abandi bo ko kuja gushaka collabo ku munyarwanda biroroshe ivyo biroroshe n'umurundi biroroshe
ariko bano batipe bo nyine hari yindi level bamaze kugeraho aba banyakenya kugira ngo uje nko gushaka nka ari nk'abakomedi nkunda cyane umutipe bita Henry Desagu MC Triki bari bose bari kugira ngo umubone rero bisaba ko urakora rero ubushobozi ntiburaboneka ariko plan mfite ebana Imana inkubitiyemo bidatinze ndashaka kuzakorana collabo n'abantu swate abanyarwanda n'abarundi ndabyifuza cyane ikintu kimwe kuri cyo waruvuze dufite abantu bo mu Rwanda bakomeye byahatari nka Papa Sava nabande bagiye bahabwa n'ibihembo urumva ariko nabo ubwabo ntibaragera kuri level yo gukorana n'aba ba Eric Mondi nabandi kandi bakabyifuje rero ntago twahita tuvuga ngo uyu munsi Kanyamukwengo akorane na Eric Mondi ariko biroroshye ko akorana na Papa Sava biroroshye ko akorana na undi mukomediye wese wo mu Rwanda mwana mwakorana ubundi ukuntu gahunda zo zimera mani buriya muri ibi abantu bazagenda barutana kuriya uko wenda tuvuge uko wenda twovuga wenda Papa Sava abona nka tuvuge wenda nka Eric Mondi nanje niko mbona Papa Sava no buriya Papa Sava inza ntegera nkaho umugeze na masters mugezeho nkamubona mufashe kagerari nga apana kugerari ngakorana na ubundi mani nanashimira cyane n'abantu bo mu Rwanda shimira umuvandimwe Clapton Kibonke ni Clapton Kibonke ni bari Kibonke azayita Kibonke cyangwa Kibonke oya mani umutipe Kibonke sumu usigaye tero gym ngana nko oya Kibonke mani yukini muturanyi siri ntuzumukurikira ubu yagiye muri gym ngana Clapton no mani mukwerekana oya ahubwo n'umuntu mukwerekana Kibonge ni munini byataje zina se iryo zina naga ni izina bamwise gusa ariko naga ariko mwana uri guhirira muki ndamuzi n'ujya mu tipo nanase cyane ariko mbane mutipe kabisa ndabonye ari guterura gym ndamushimira mwana mutipe n'abandi benshi cyane benshi Kibonge mwana aragira nejo bundi yari postinze video yanje kuri IG we ebana aranantaginga shira hati muje kuri YouTube muje kureba muri mwiseke so urumva ko reka tumushimire ndamushimiye vraiment n'abandi benshi ni benshi baje bagupostinga nagiye mbona abani tapendo ejo mundi super manager aragupostinga naringe kubiguha warabibonye njyewe nabibonye kuri status yanjye umuntu nemera cyane statiye kuko n'umujama the bad turagira okay bad man the ambassador of the ghetto mtoto wa Mungu King Kong de konyine boy uriya mujama ndamwemera fo rero mani gala singivyo waruvuze ndifuza kuzakorana nabo bantu nuko buri muntu azagenda agira abantu areberaho nukuvuga nk'ubu nyine njewe aho nkiri mbonye collabo wenda na Kibonke mbonye collabo na nundi mu wese wo muri w'umukomedi byaba ari sawa none se ntuteganya kuba wajya kuba approachinga ugiye ukaja mu Rwanda ndabiteganya cyane ahubwo ndabivuze ndabiteganya ntibakampakane uzonyemerera tafazari Kibonge kabisa uzaremera umwana w'umunyamurenge azandemere yazakuremera nibyo kabisa mana ariko ntawovuga gusa kuko ibyo dukora ubu nyine ntabwo ari uko turakorera community y'abanyamurenge gusa ubu nyine ko ndakora ibintu ku buryo abantu bose bumva ururimi nkoramo abarundi abanyarwanda bavyumva bagaseka yani ni ibintu bireba umuntu wese gusa nyine mbikora mu rurimi rwacu rw'ikinyamurenge ariko ni ibintu by'ubuzima busanzwe biba ku bantu bose urana nka nyagotomera muri gukora umuti gumukoti nyagotomerera umuntu wese kubera ko ikintu nshaka ko hariya muri nyagotomera nani nyine turi kwigisha no kwerekana ko wenda urabonye kuntu ku munsi w'abagore yigize akansiga ngo noza amasahani ngo nteke ngo ntakinta akora biriya no kwerekana ko nubwo bari umunsi mukuru w'abagore ntabwo bivuze ko bagomba guta inshingano zabo kugira ngo wenda yego umugabo ushobora gufasha umugore koza amasahani n'ibisanzwe n'undi munsi utari w'abagore wo koza amasahani wo ufata umwana wogira gute ariko iwe yabikoze
ashaka kwerekana cyane ko ari ku munsi wabo w'abagore ashaka nko kubikorera so urumva harimo isomo ry'ibyo ngibyo kandi ni isomo rireba umuntu wese rireba abarundi rireba abanyarwanda umuntu wese wumva ururimi tuvuga urabona video ni y'abantu bose kabisa niyo mpamvu ubu nyine ntabwo tugikorera ngo tuvuge ko turakorera muri community yacu gusa ko turakora ubunyine ibintu umuntu wese reka nkubaze ikibazo kimwe gishobora guha motivation abandi urundi ruziruko y'abanyamurenge cyangwa n'abandi ariko abandi bo nubwo turi kuvuga kuri industry yose muri rusange abo tuvuga ururimi rumwe ariko bo bafite abandi already bigiyeho kuko umwana w'umunyarwanda ntiyatinya gukora comedy abona papa sava ahimugejeje ashobora kuba afite imodoka cyangwa inzu n'ibiki tutazi urumva ntago umurundi yatinya abona bakigingi n'abandi ariko abanyamurenge ngira ngo niwe wa mbere babonye rero nkibaza ngo Kanyamukwengo watangiye comedy nk'imyaka 2 ntirashira neza kirajya kuzura none ni ikihe kintu maze kwa achivinga gifatika uvuga ati wenda sindatinda ariko bimeze gutyo kandi nutakivuga ndakivuga kuko ntacyo mvuze ntacyo mvuze ntacyo mvuze n'abantu uyu mugabo mubona ariko mba nifuza ko bibera abandi motivation ubundi si ngombwa nyine ko uvuga ngo kubivugira hano kwitangazamakuru ariko ni ukuvuga ngo ntabwo turagera kure nibwo tugitangira urumva nibwo tugitangira kandi nkuko ngira ngo twigeze kubivugaho twebwe showbiz yacu y'abanyamurenge turacari hasi cyane nk'ibyo ngibyo waruvuze ngo nk'umwana w'umunyarwanda cyangwa umurundi ntiyotinya gukora comedy kubera ko areba abari hejuru akavuga ati wenda Kibonke ageze hano Papa Sava yarari hano ageze hano bande akagenda bafite ingero zifatika bashobora gutanga n'abarundi nuko harimo bari abatipe bakigingi nabande abakomedi benshi kandi nyine ubona ukavuga ati mujama yavuye ku ntambwe imwe agera ku yindi ariko twebwe impamvu bikigoye nuko nk'ubu nyine nta mukomedi w'umunyamurenge navuga ngo ndeberaho nkavuga ati umuntu kubera comedy yavuye hanagera comedy yamukuye hano mugeza kuri ntawe ndabona ariko ngenzi icyo Kanyamukwengo yamukuye Kanyamukwengo yaretse imirimo y'amaboko ibi nakazi nizo nangeye gusobanura ariko twagiye kandi ubu tunzwe na comedy kandi ndishuwa ubu nyine ntunzwe n'umuntu n'abantu nabona no kubwira abantu nyine hari abantu babona twirirwa tuvuga bino nibo bakamavuga ngo bariya barasaze kakwirirwa bahohotera bagira gute aka nakazi kakubeshe no kishura rent kakatumushutinga n'izindi wateze nkanamba akawuba cyangwa wakodesha namba nabi kareka isahuzu ihagaze ngaye ariko icyo tubwira urubyiruko rundi rw'abanyamurenge ariko nukuri imana ibi byose nibyo vraiment ntabwo ari ugwenya sevre uzima mbivuze Kanyamukwe last year twamenyanye najyaga nanga ubuhamya nyine mbivuga muri interview nkaba mani njewe nakoraga ibi nibi n'ubu nanabivuga ariko reka wenda tubyihoreho gato si ngombwa ariko uyu munsi nukuri kw'Imana ndi mu basore batunzwe n'uyu muziki nkora nawe ubwawe wabihana nta kindi kintu no nkajya mbabazwa nuko tuganira ukambwira ati mani njewe mfite ibintu byinshi nagakoze ariko njya mfatwa n'akazi nkora rimwe umunsi wawe ariko uyu munsi anytime uri kure ibintu nk'imvura kubera ko ka kazi kabyaye umusaza wese urumva ibyo bintu utabyo hano hari umupeti ucuruza amandazi mu ndobo hari umupeti wogosha hari ugira kandi afite impano ariko we ntago yizera ko ya mpano atinya kujya gukoresha ariyo yo bamukura muri cyane reka none tureke guca ibintu ku ruhande njewe ngera hano muri Kenya narogoshaga nakoraga kinyozi nakoze kinyozi kitengera mva kitengera nje kogosha Lavington nakoraga Lavington kandi na hantu ebana uretse corona yaje kica ibintu atari n'ingibi zo kuvuga wenda ngo nukwiyemera no kubesha nakoraga Lavington nagiraga akazi keza my friend nagiraga salary nabonaga amafaranga atari mabi pe ko kuvuga ngo akazi ukoze ku kwezi ukabona 25,000 by'amanyakenya cyangwa rimwe na rimwe zagenda neza na 30 kagera kandi ari muri salon kandi ari kinyozi nakoraga kabisa twakoreraga ahantu heza muri VIP Lavington twogushira amafaranga atari mabi twogushiraga 500 twagiraga abakiriya benshi batandukanye ba Nigeria twogoshaga abanyamahanga kandi aba Nigeria yaraza gukamwogosha ukamutera amadayi mu mutwe wageze umwogosha yahaguruka kishuru 2500 kubera service wamukoreye kumwogosha kala y'umukara kala zino zo kuburikinga umusatsi bene
none ngo amare corona ije nyine isa ni abakirura bizi nyine bariya biriye baza batinya indwara basa n'abagize bucya karagira ariko agatinya kuza muri public muri sale ya gatinya bamwe biyogosheshezaga mu mazu noneho niyo mpamvu byangoraga mbere nta mwanya nagiraga ni ukuvuga ngo nakoraga kuwa kabiri buriya ziriya video zose abantu bageze babona nageze nzi shooting umunsi umwe kuwa kabiri ngashutinga kuwa kabiri video nza uploadinga kongera kugeza ku wundi wa kabiri bikamvuna ni ukuvuga kuwa kabiri gala naremeraga ngafata amafaranga kishura umugore w'umunyakenya agasigara mfurira imyenda akankoropera inzu kugira gusa ngo nzinduke kare nje gushutinga ibintu za posting icyumweru niyo mpamvu iyo winjiye mu kintu ukunda hari ibintu wigomwa urigomwa ukigomwa umwanya ibaze nkaje wagazuruka kuwa kabiri gusa kavuga ati umunsi sinirirwa mu rugo kemera ngafata amafaranga umunsi wo kuruhuka ahubwo ukabona nibwo nageza nduha kuwa kabiri nibwo naruhaga ngafata amafaranga nkishura umuntu akaza akamfurira imyenda akankoropera inzu nkamwishura amafaranga njewe mu gitondo sizeri nabaga nabyutse ubundi kuwa kabiri nabyukaga sizeri nkaba nagiye kandi na shootingira nageza mva kawangwa nkaza gushutingira za Kasarani kaja Kitengera ebana birangora gutyo nyine ariko nshaka kugira ngo nzogire naje congeraho byibuza nkabati ibintu nkora n'abantu birirwa bantuka bambwira ati zogiyemo nimbura mu urumva nkava kawangwa nkaje gushutingira za Kasarani amafaranga ngakora ku mufuka ngatanga amafaranga amatike amatransport abo dukinana tugakinana n'umuntu twaje gutandukana nkamukubita akantu kandi nanje ukicogosha nta amafaranga nari nakabona ariko buke mani kwa gukora ikintu ugikunze ubu nyine sinovuga ngo wenda ngo mfite amafaranga ngo menshi ariko kandi ayo mbona yose nubundi nshobora kubona angana nayo muri Kinyozi nshobora kubona angana nayo muri Kinyozi ariko muri kariyeri ariko none hayo ndi kubona nayo umuntu na amafaranga mbona nicaye kandi ukenjoyinga kuko ni ikintu usanzwe ukunda umva ni ikintu usanzwe kandi none nkora nkunze man urumva icyo kintu iyo utakivuga buriya tujya dutinya hari ibintu dutinya kuvuga ariko bishobora kubaka societe cyane kandi urumva njyewe nza hano muri Kenya man nanjye narogushaka Imana iramfasha mpahurira n'umuntu wankuye muri Kinyozi ushiva uramuzi yanjyana njya nibuka tukiba hano muri nkigera hano muri Kenya nabaga mu nzu y'ibyo nanjye ngo y'ibyumba twabaga mu nzu nyine y'agashamburete turi abasore batanu urumva tukaryama hasi man tukajya kogosha tukabura renti y'ibihumbi 3 twayishuraga ibihumbi 3 tukayabura neza turi abantu batanu kuko saro twakoragamo za gidurayi zogosheraga dati urumva nukuri kw'Imana iyo nzu ndabyibuka kubera ko abantu benshi muba mufite imyenda yanjye uyafite yiwe uyafite ibyiwe bikapo ibintu byabaye byinshi mu kazo inzu igira ibiheri igira inyenzi igira ibitagangurizwa igira ibintu byo ku buryo umutipe umwe twabanaga yigeze kuba atari ko mana we iyi ni inzu cyangwa ni parike hari umudamu yagiraga geto abatipe baje kumusura ngo bashike basanga ariko bakazamuserereza baravuga baragiye ngo bagire muwe basanga ngo azayambura isogesi kubera ukuntu inzu yanganaga yari nto ngo azambura isogesi akayiterera ngo basanze isogesi ziri ku rugara rw'imboga isafuriya irimo imboga ngo basanga ngo ku rugara ngo niwe yatereye isogesi yambuye neza rero ibyo bintu ndabizi ko mu myaka 2 cyangwa 3 uzaba uri kuvuga ati do iyi modoka mani ngendamo byavuye muri iki kibanza cyangwa inzu ndi kubaka bimeze ariko nubwo tutaragira kuri iyo level urumva nk'iyo ubwiye abantu ibyo ni motivation ngenda bizi mwana byarambabaza kandi buri gihe narabikubwira ngo humura nawe bizagenda gutya ariko uyu munsi nubwo wenda sometimes dutinya kuvuga ibyiza kugira ngo batagira ngo turi kwiyemera uhembwa na YouTube nzayo winjiza ndabizi kabiri so iyo ni motivation niyo mpamvu tuba tuvuza ibi ngibi abasore barimo baratureba b'abanyamurenge n'abanyarwanda n'abarundi n'abanyamasisi watwumviraho ugakora wakora ariko turi kugira gutsindagira ku banyamurenge cyane kuko tukiri inyuma tugifite kwitinya abandi reka ngwiza ukuri abandi abanyarwanda n'abarundi
ufite impano azamayikoresha ikiri mbisi gutya akiyumvamo gusa akiyumvamo azamayikoresha ariko twebwe kandi ntawe ukora ngo bamubwire ngo gutya na gutya ariko twebwe icyatwishe galasi niba ngibi uri kuvuga ku motiva abantu tugerageza ku motiva abantu ariko hari abandi bantu bacimize ni nko gutera ikintu ukaza utera ikintu cyatangira gushibuka undi muntu akaza akagitema mu mizi hasi kiriya kintu cyaba kigikuze kurugero hariho nk'abana benshi nje mfite amarequest menshi muri bino bya comedy nkora mfite narabikubwiye mfite abana benshi baba abakobwa n'abahungu banyandikira bakambwira ati bro ko nanje niyumva mu impano ibyo bintu mukora nanje mbikunda kandi nanje numva nabishobora wamfasha iki umwana akakubwira gutyo mana none warangiza kubera ko nta bundi bushobozi dufite wenda ngo uramubwira ngo dora amafaranga agenda uje kugira gutya na gutya ubushobozi mfite ubu nyine ni umuntu sinzi ntinya kubivuga kuko umuntu mbere bazakubwira ngo ugira umuntu ukaraka ariko ubu nyine umuntu utunze abantu umuntu utunze abantu noneho umuntu yakubwira gutyo cyane nje bimbaho mana ugafata umwana ukamubwira ati sawa ibyo bintu urabizimva murabishoboye urabikunze ndabishoboye ndabikunze umwana yabikwisabiye warangiza ugakoresha umwana muri video wamara gukoresha wa mwana muri video abantu bakamujaho bakamubwira ati ibintu wagiyemo wasaze wabaye umusazi wagize gute noneho mana sinzi ukuntu biza bigenda ugasanga wa mwana ko baramutukiririya noneho wewe ukasigara wiblaminga wenyine kandi uko umwana niwe wansabye mani nta muntu nandikiye ngo mubwire ngo ndagushaka iwe akanyandikira akampamagara akambwira ati ndashaka ndifuza ko wumfasha gutya noneho bamara kugenda iriya bamubwira nabi ibintu n'ibikiya bikubwira ukasigara wicira urubanza ukavuga ati biriya byose gukoga ninjega wamushize imbere ya kamera kandi nyamara si wowe niwe wabigusabye n'impano yari yes noneho akaba ariyo mpamvu mana ubu nyine nuvuga bisigaye bishaka njewe ubu nyine mfite amarequest menshi cyane n'abayansabye murabizi si ngombwa kwirirwa mbavuga amazina hariho bamwe bayansaba ngaceceka nkabihorera kubera ko ndavuga ati n'ubundi no mwana karabinsaba nimukoresha video abantu babiri niba muca intege umwana ari amatibuka kandi kuriya gucika intege muri bino dukora iyo ugitangira gutya bakaguca intege ugahita uzumva biba birangiye kandi hanyuma ibintu uvuze hari aho bihuriye na Dorcas ko mwakinanye ariko kuri iyi minsi tukaba tutakumubona byabayeho kuri Dorcas cyane mpise ntekereza icyo kintu byabayeho uriya mwana naramukinishije ntibyari ngombwa ko nongera kubivugaho ariko kubera ko bimbye naramubuze singiye kandi yaramaze kumenyekana kandi nari nafite gukora part 2 ya tax return rero nukuvuga ngo biriya twarabikoze turangije bamuca intege bamuca intege vraiment tuniyama n'abantu baba abantu binjirira abandi man izi ni business sibyo izi ni business nukuvuga ngo abantu kugira ubundi kugira dushobokane kugira ngo abantu tubane neza umuntu agomba kubahira umuntu icamurusha ukubahira umuntu impano ye nimba ufite impano yo kuririmba mu ikanisa urayindusha iyo ndayikubahira ariko nanje unyubahire comedy kubera ko utayishoboye wowe kugira ngo uje imbere usetse abantu babiri cyangwa ukore video usetse abantu barenze batatu nti wo bishobora ukomeje kuri ibyo bintu nibuka ubukwe duheruka guperformingamo bwari bwa Bonfils hanyuma nyuma haza kuza umupasiteri wabivuzeho ukuntu ngira ngo ni nawe wanyohereje record ngo ese ngo ni gute ngo musigaye mufata ngo mwikanisa ngo mugashiramo ngo ibintu by'isiwa ngo byinka ngo none abandi si muri reception twari nta nubwo hari mwikanisa none muri reception siho bazafumurira bakavuga inka none kuri mama ngo za komine ubundi reka nkubwire muri reception si mwikanisa muri reception binakunze gukorera no mu kabari none se ubundi aho twari turugira ngo si nkaho hari mu kabari none se ahantu muri garden muri radio reception no mu kabari wihakorera kandi ikindi iyo ufite indirimbo ushobora kuririmba z'ubukwe turazifite njye mfite indirimbo y'ubukwe nari kuririmba indirimbo y'ubukwe hari ariko twe dukorera abantu ugeze hari ugiye kuririmba indirimbo barakwiye ati turirimbiriye abantu ni request y'abantu uzi ko uzufata uzukunda umuhanzi mu bukwe ukamutumira ukamubwira ati ngwino uzandirimba adafite n'indirimbo y'ubukwe kubera ko ari niwe ukunda ni kimwe nuko wavuga ati muri reception yanjye nzarya ibijumba kuko nibyo nkuru ntago abantu biriya zo mani galas byo mbwira abantu mureke twubahane kandi umuntu azoza yubahira umuntu icamurusha urumva nimba undusha ibintu bijanye n'ikanisa urabindusha ndabikubahira pe ndakubaha kubera ko ntabishoboye nimba rukuririmba sino kuri ya gala sinukubeshe mikoro nafashe nkaririmba imbere y'abantu ni wa munsi mu bukwe bwa Bonfils
kagakorasi Ebeneza gisubizo kurya ni yari hambere niyo nafashe mikoro ndaririmba bene kuri ndije nyine kuriya nagira kandi naririmbye neza naje kumva ko naririmbye nabi nyuma rero umuntu uririmba hariya agafata microphone akaje imbere mu ikanisa karirimba abantu bakanezerwa mana uriya muntu nzamwubaha kabisa nkavuga ati respect sibyo kubera ko hari icyo ndusha rero abantu batwubahira ibyo dukora kubera ko turabibarusha ntabwo twutinya kubivuga turabibarusha rero batwubahira ibyo tubarusha natwe tububahira ibyo baturusha nibwo tuzakorana neza muri bino bintu naho kuvuga ngo ko ndakora bino wewe ukaza ukanjaginguka ukazu unciraho untemeraho itaka mana reka mbaze ikintu Kanyamukwengo hiti ni ikintu kiza ni kubw'ubuntu bw'Imana ni favor kabisa ni nkima mana urakora ukavunika ukabona akantu koze wenda katana kuvunnye uzi ko akenshi mana ibintu ngeze nibuka uburyo Save Mulenge yamenyekanye ni imbaraga z'Imana nari narabize nawe rero ni Imana none reka nkubwiye kuzi ko any time hit ufite yagenda bitewe nuko ndaga ari wewe wenyine anytime kubera ko uyu munsi utarategura igitaramo twigeze kubona mu Rwanda bara ba type bakora bigomba guhinduka bakubise concert ari muri Kigali iruzuza abatike baruzuza urumva none uyu munsi Kanyamukwengo agiye kumara hafi umwaka ari kuri hit ariko nta gitaramo ese no kwitinya gituma utabasha gutegura igitaramo cyawe niki kibitera kandi nzi neza ko aho ariho hose ubu wakora igitaramo kakibona yaba ari hano muri Kenya yaba ari mu Rwanda ufite public none mu Rwanda ho ndishuwa ko watwika kurusha n'abandi bose kubera ko dakorana ukwitinya cyangwa nizihe mpamvu se Bogaras urakoze rero ntabwo ari ukwitinya kubera ko ibintu nkora nta muntu uzubinkopeza nta muntu ngiruzi nyandikira njyenyine nditegurira nta muntu nditegurira ibyo mubona byose binyura kuri Kanyamukwengo ni umuteguro wanje njyenyine nta muntu uzumfasha gutegura nta uzuntegurira nditegurira njyenyine ntabwo no kwitinya rero kubera ko ibyo mvuga ndabizi kandi bindimo mvuga ibindimwo binamvamo sinitinya ikibazo ni covid ubu nyine mana narakoze igitaramo hano Nairobi cy'umuriro mbere ya covid ko ntacyo wari waraje njyewe natangiye muri covid man natangiye 2020 hitmaker covid covid buriya nayo yarakunze nayo yagize guri ariko ni nziza ma covid yaratukunze covid yarakunze yagize guri nakoze maka video kamereza nibuka nakoze naka video kavuga ngo corona nishira tuzoshabira nk'inyana z'imitabo ako niko corona itabaho kagize yampaye inspiration corona rero nukuvuga man nukubera corona gala ariko ibyo ngibyo by'igitaramo aho uvuga man nukuri kw'Imana nari mfite kuzategura igitaramo hano Nairobi cyata so abantu bacitege umunsi gusa bazovuga ngo ni gutya bimeze gutya nzakora igitaramo hano kandi abantu tafazari muzocitabira bazazitegura mu Rwanda man kuko mu Rwanda uhafite public nini bitewe ubundi ugenda ubona abantu bakomeye baposting ibintu cyane kabisa ibyo ngibyo zo man buriya gara ibi bintu dukora ni ukuri kw'Imana uretse Imana gara nta kintu wokora ngo ugende winjira mu mitima y'abantu bagukunda tibishoboka biriya byose ni Imana izibikora kandi nimpa hari umupasiteri wigeze kutubwira twari kumwe dutaha studio ya BMS nta mugabo umupasiteri umusaza aratubwira ngo impano zose impano ya comedy impano yo kuririmba secular music impano yo gukina film impano yo kuririmba zino ndirimbo za worship n'ibiki impano zose ni impano umuntu ahabwa n'Imana gusa aho zitandukaniye ni ugukoresha impano ushobora gukoresha impano yawe ya comedy nabi ukabuvuye mu murongo ushobora gukoresha impano yo kuririmba indirimbo za worship nabi ukaba ubaye gito aravuga atari impano zose ni impano kandi zose tuzihabwa n'Imana gusa icyo dusabwa ni ugukoresha za mpano twahawe mu bintu bifite umumaro tukora ibintu bibi witwajije impano yawe sibyo kandi ushobora gala reka nkubizukuri ntona muri no industry turimo ya comedy secular music filime ushobora gukora amakosa we galas ubwo ukaba gito ariko ni galas ntabwo ari kuvuga umuziki wose wa secular ngo tuvuga ngo umuntu wese ukora secular music ngo ni kirara galas ubu bikirara ku giti cyawe kimwe yuko hari kirara kiri mu ikanisa cyane rwose ariko ntabwo tuvuga ngo abantu bose baje mu ikanisa ni birara kandi tuza hari birara tuzi mwe mu ikanisa hari abantu baba no mu makanisa naho bafite ibitendo bitari byiza turabaze hari abenshi tubona hano ukabona ukazura umuntu bwacu ukamusanga haririmba mu ikanisa wamubonye ari mu bindi
rero ariko ntabwo tuvuga ngo abantu bose bari mu ikanisa ngo twama tubafatira hamwe tuvuge ngo ni ibirara ariko ikibazo abantu bagira ni ukuvuga ngo ugiye andehoro twe dukoresha zino mpano zisa nkaho ziri andehoro no kuja gusirimba no kugira gute bazama dufatira mu gatebo kamwe ntugire gahunda biriya byo guca abana intege ngo nkoranye n'umwana video bamuciye intege n'ikindi bazama bavuga ati nawe ugiye kubikirara niyo terime bazakoresha so rero ni ukuvuga ibi dukora twese ni impano duhabwa n'Imana gusa impano yawe ukayikoresha neza ariyo kuririmba uyikoresha nabi hari n'iya comedy naje no uyikoresha nabi ariko ku giti cyane bitavuze ngo abakomediye bose muri rusange ngo babaye bagito no bagito njenyine ariko ntabwo ari twese kandi hanyuma reka tugaruke gato mu buryo bw'urukundo mu buzima bw'urukundo bwawe nje mfite amakuru nakuru ya hantu ko waba ufite umukunzi mu diaspora uherereye mu gihugu wenda bitari ngombwa ko mvuga wiseka mwana n'amakuru nakuru urayemeza cyangwa ntuyemeza cyangwa wihakana n'umwana w'abandi no kumugaragara bimeze bite tubwireho wabugiye kwinjirira umuntu kuri mudetermine ukamuvuga abanyamakuru ga bazakurura nibyo mwana tubwireho twumve cyangwa cyo kuba ari n'ibihuha batari byo nta nibisanzwe kuko abastari muravugwa cyane turavugwa nawe uravugwa kandi nawe ndabizi ko umufite ndabizi ko ari mani ubu nyine chekaza reka nzakigusubiza oya mani mbabarira gisubize kuko hariya hari abantu badukurikiye hari umukobwa ushaka kuvuga ati arukene kontereteze achana kutagutereka kukurura bimeze bite nyine urafashwe cyangwa se no gufatwa cyangwa warafashe narafashe warafashe nivyo narafashe ubwo no ayo makuru ibyo wavuze bishobora kuba atari ukuri ariko mu determina ngo mu diaspora ashobora kuba ari no muri Kenya navuze amakuru arahari ariko no muri Kenya arahari gusa hari si ngombwa kuhavuga ariko arahari rero abari bahanze amaso kuri Kanyamukwengo orevuara domicile uyu mugabo azonsenya ahubwo ninjiri kukubaki njyewe utazaderana orevuara domicile bayarata kukaraga ciyemo galasi yarazanye usigaye baza ibibazo bimwe usigaye gukora iperereza sha niki njyewe mani nsigaye nkurura amakuru mani uri mubi ndi mubi cyane Kanyamukwengo rero wakoze kuduha karibu uyu munsi sinzi nimba hari ijambo ufite wabwira abafana dusoza ijambo nabwira abafana nababwira ngo turabakunda abafana banje mbakunda kubi nza mbafata nka kurya kwinki imwe mugana w'abasaza n'abazavuga umuntu ufite inkimwe niwe bageze uyireba nka kurya kwikindi kintu nkunda abafana banje nasuhuza abafana banje baherereye ahantu hose ariko hari akantu nza kwisiguraho ejo bundi numvishije hari akantu twakoze noneho ngo mare mu gihe twaba tuvuga nyine urabona iyo abantu muri show umutipe umwe ahita avuga etimwe twari dushuruje abafana bose avuga Kentucky nahe ni ukuvuga ngo naje gukurura nk'amakuru ntabwo ari byiza kudetermina ntuzi kuvuga mvuze ngo muri Kentucky abantu bari muri Amerika bo kumva ko abafana ngira gusa ari muri Kentucky ari muri Kentucky vraiment abantu nyine abantu batabyumvishije neza kubera ko twavuze etimwe dusabye imbabazi ariko mane ndashimira abafana bacu bose aho baherereye cyane ndahera ku bafana bari hano muri Afrika mpereye ku bafana biwacu rugo mu Minembwe imurenge yose hari abafana iwacu hari abafana warubize hari abantu bakurikirana video zacu siraba hari abafana bakurikirana video zacu mane njewe true story kabisa umuntu yaranyandikiye kuri WhatsApp arambwira ati hano eba mudukorera umuti ati hano video zanyu turazireba tugaseka tugahwera ndabashuhuje abantu bari imurenge ndasuhuza abafana b'abanyarwanda mu Rwanda hari abafana benshi kabisa abafana b'abanyarwanda ebane abafana batuye mu Rwanda mwese ndabashuhuje shuhuje abafana b'abarundi mfite abafana b'abarundi dore ko nakunda nuko baza bavuga mbakunda kubi nkunda kumva umurundi yewe gaye mukama w'ikigongo
hari akantu kagorotse kuri radiyo yabo ngo ni bonesha FM. Bonesha FM barakumbariye waguye bayabahemutse. Akantu ndagakunda kabisa. Aha, ndasuza abafana bari i Bugande mfite abafana. Ngababwire mu kega. Kwana tungana babwire. Babwire ko bakunda. Nze kwagala nnyo. Ako kantu nze bagala nnyo. Ndabakunda cyane ikiganiro sinkizi. Naba abafana bari muri Kenya ndabashura. None ndasuza n'abafana baba diaspora. Amerika yose, Canada yose, Australia, Ubwongereza, Belgique, ejo bundi hari n'abari muri Finland nabonye, muri Sweden. Man, ntiriwe mvuga aba diaspora bose muri Hollande. Ebane muri Hollande ndabashuruje abantu mwese kabisa n'abandi bantu bose. Abafana bacu turabakunda gala ndanguza ubibona. Abafana muri abami tutabafite bino bintu ko kwa matubisambagura tukabiva. Twasubira muri za Kinyozi. Tutabafite Galas yosubira Galas adafite abafana biwe yosubira muri Kinyozi bogoshaka dati bo. Naba naje no bishiraga 500. Wewe ariko nahereyemo kitengera nabashiragamo 50. None 50 shako. Nanje dati yari umwana umuntu mukuru ari. Commission natahanaga ijana. Commission natahanaga ijana. Ukagura kandi amayinite ya dati. Sasta wajya kurya za ndengu. Sasta ni ndengu na chapati zipfundikije agashashe. Ariko rero mani walayi abafana bacu mani turabakunda n'ukuri kose kandi muri abantu twubaha kubera ko ibyo dukora aho tugeze hose ntabwo ari ku bwacu. Icyambere twagejejwe n'Imana, icyakabiri twagejejwe n'abafana mudushigikira mukaturebera ibintu twakoze kubera ko ntitwobyirebera n'abafana babireba. Hari performance nyinshi usigaye ukora mu makwe n'ibiki nari nshoje ntabikubajijeho kandi ni ibintu by'ingenzi kuko ukora business. Igiciro cyo kugira ngo umuntu abashe kukwigondera avuga ati nkeneye Kanyamukwengo mu bukwe bwanje wakibwira abantu muri public cyangwa se muri ivuganira n'umuntu gusa ndakeka ko icyo ngicyo ntago nakivuga hano muri public gusa ariko umuntu nyine iya binsabye turaganira. Hari igihe nshobora kukivuga gutya hano muri public wenda umuntu n'uwari ubifite akamagira ubwoba ariko haza habaho kuganira ariko hariho ibiciro tunabwira n'abantu bazadutumira wa Galas afite indirimbo z'amakwe hano yo performinga mu bukwe nyinshi cyane abantu bakagira gutya. Nanje mu bukwe nta bukwe notaha ngo buzemo iminkanyari gusanga umuntu yarakaye gahanga karimo imistari amadodari zagenze gute ariko urataha ubukwe ugasetsa abantu bakishima. Kandi ubukwe ni ikirori kiba rimwe mu buzima nkeretse nimba hari uteganya gukora divorce ikintu kiba rimwe mu buzima rero abantu muri reception abantu baba bagomba gutwima. Nta bundi bukwe turahuriramo usibye buriya bwa bomfe ariko bwabaye bw'amateka. Emana buriya bukwe bwabaye bw'amateka. Abantu bazadutumira mu makwe nibiraka turabikora muradushaka ko tuza kugusetsa mu bukwe ebane mbandi mpagaze gutya amagambo baraha abara ndagera gahita tubuka kandi ubukwe bukagenda neza. Apana gukora ubukwe ugasanga umugeni yakanyaraje ukagira none bamuteruye bamutwaye atabishaka ariko iyo twahageze umuntu azaya amaseko kazubona ririya ryinyoreye ko bazaziza muzi ari akandi kantu kabahana akamira mutsima kaba umva ngo kaba aho si munsi y'ururimi none kaba akamira mutsima. Yo guys rero mwakoze kudukurikirana uyu munsi twari turi kumwe n'umusore wanyu Kanyamukwengo w'Imulenge. Ese wumvishe indirimbo yanje no bankoreye ngatwumva mbangutsi wa Yesu yemwe mbangutsi yubahwe dore ni none banateguraga n'ibihembo by'abarigende mbangutsi uzikera nkibaruguru kumva ngo mbangutsi yacura igisimba cyambangutsi ntageza mpumigo mbangutsi ariko agazinye yango niwe ufite indirimbo banda witonde subize nyuma gato banda pause tugiye kuronshinga indirimbo nshyashya ya Kanyamukwengo yakozwe na producer Mbangutse Pro nawe yiririmbira ni Mbangutse Pro ni nawe wayiririmbye aranayicuranga ayikorera no muri studio yiherereye Umoja abaririmbyi bazoza bagenda baje kuririmbira launching iyo ndirimbo ariko nizibiri reka ndetse dukure muri nizibiri hari yambuce yanyishe yo reka tubanze tu launching indagoheza ni yambuce sawa aka dutangire oya shira hari niho tuneze hano niho yumvikana neza kuri mic niho yumvikana muri kamera niho bayumva neza turashize nga amishira mu gatuza indirimbo nshaka Kanyamukwengo ya launching
yakozwe na producer Mbangutse Pro. Launch. Respect bro. Uze kumva ukuntu yamaze. Nuko gashize nono harindi si yonyine yakoze niyambuce show ambuce show no yayikoreye indirimbo Mbangutse Pro yubahwe abantu mufite kuja gukora indirimbo umugane hariya umoje anona tukuje tuwakamate mushiri wa nyama anone tukuje tuwakamate mushiri wa nyama anone tukuje tuwakamate mushiri wa nyama. Guys, Mbangutse yubahwe kabisa. Afite n'indirimbo nshasha reka tumuremere tumwamamarize. Afite n'indirimbo nshasha bayita ngo narayikunze cyane. Yarayifite dore ngiyi hano ndanayifite yampaye link ya naranayipo yitwa ngo ni nzacuranga by Mbangutse. Ese ni Claude nzamwita Mbangutse Pro. Izina gagiye gikuri ni Claude. Ni Claude. Iyi ndirimbo ya Mbangutse tafazari abantu bagende kuri Mbangutse Pro bakore subscribe nibarangiza like comment bamuremere abaririmbyi nabo bagende bagane Mbangutse kuri piano kuva kera igihe yahereye niwe muntu wa mbere wacura gitari niwe uzugenda kuvumbura n'utu tuntu naravyumvishije afite indirimbo nziza kabisa indirimbo nziza cyane imaze icyumweru kimwe gusa kabisa Yesu Kristo Mbangutse Claude zaririmba zacuranga mugiyo neza wangiriye muhasha Shabade Nyabade no mugore nibyo abantu bakurikirana indirimbo yitwa nzacuranga by Mbangutse channel yitwa Mbangutse Pro Claude dore niko hano mumuremere mumuremere mukoresha nawe sikora wari utarakora uyu muntu yewe narayikoze man kuri machine narayikoze man subscribe buri munsi kuri machine nasinzi ukuntu zageza ariko narayikoze vraiment Mbangutse Pro evan turakubaha bro. Sawa guys, reka dusoreze hano uyu munsi. Anytime mushatse Kanyamukwengo muzongera mudusabe tumutumire umwana w'umunyamurenge.